Hello guys, igitondo cyiza kuri mwe mukurikiranye inkuru zacu n'ibiganiro byacu. Nyine Bosco Nsimana, bishoboka ko ari ubwa mbere ushobora kuba wumvise ijwi ryanjye kuri iyi channel, ariko nanone tugiye kujya tubana mu nkuru za buri munsi, inkuru ziri update. Weho icyo usabwa ni amasegonda make cyane yo gukanda handitse like cyangwa se subscribe ahakorohera muvandimwe, kugira ngo tugendane neza tujye tubana mu nkuru za buri munsi. Nimba wishimira ibyo dukora, njye nkora amakuru ya showbiz, amakuru agezweho ayo ariyo yose. Ikijyanye na entertainment ni ikintu nitaho cyane, ntuzagire impungenge rero cyo ngo wenda uzayoberwa amakuru cyangwa se ngo uyoberwe ibindi bintu by'abasitari cyangwa se ibindi bintu byose byisaga ziba zagiye ziba mu Rwanda zose. Njye nzikoraho, zaba izo muri leta zaba izayo zose ndazizana nkaziguterekera muri telefone yawe, ukabasha kumenya byinshi wiyicariye iwawe, ukabasha kumenya amakuru. Icyo usabwa ni megabyte gusa, nawe uba umeze nk'ufite canal box kabisa, uba umeze neza cyane. Yes, uyu munsi rero turi kumwe na Titi Brown, tutibagiwe na Miss Nyambo. Abangaba mperutse gutangaza inkuru yuko bagiye gukora ubukwe. Iyo nkuru ngira ngo abenshi mwagiye muyibona, nubwo itatambutse kuri iyi channel, ariko ni inkuru nabakoreye nziza cyane kandi yizewe. Ni nyuma yuko nagiye ntangaza ibintu byinshi cyane, abantu benshi bakabona birabaye. Abo bose byatumye bakanda subscribe ndetse bemera no kuguma kujya bakurikirana ibintu byanjye. Nawe rero ni amahitamo meza cyane nimba wamaze gukora ibyo bintu. Reka tujye tubana mu nkuru zacu. Titi Brown akaba wa hafi cyane kuri Nyambo, cyane cyane yuko muri shuti zose zibaho bitabira uyu mukobwa na n'uyu nguyu nyine Titi Brown abarimo, akaba n'umuterankunga buriya cyane, nubwo abantu benshi batabizi. Mu minsi yashize nibwo hagaragaye inkuru ivuga yuko Titi Brown agiye gukora ubukwe we na Nyambo, ari nayo mpamvu muri kubona iyi foto bapfunduye champagne isa n'ikote neza cyane rya Titi Brown na couple nziza cyane ikundana ndetse iri kwitegura kuba yashinga urugo. Titi Brown akaba muri genge ya Rocky Entertainment. Rero ejo bundi bashyize hanze letter y'ubukwe bwa Nyambo. Mukanya ndaza kubafasha neza, twinjirane kuri stati ya Mama Niyo ukina muri filime Ibanga, rero ari mama wa Kiramani. Ndaza kukwereka stati ye, babikoze mu ibanga kubera ko batifuzaga gutumira abantu benshi. Ubukwe bw'abasitari biba bigoranye cyane kuko nanwererano baba bashaka cyangwa ubundi bufasha buturutse hanze, cyo baba bashaka no kuzinjiza views mukabureba, ariko ubundi akenshi niyo mpamvu mudakunze kumenya ngo ubukwe bwabo buzaba ryari, mushiduka mwumva bwabaye muri kubureba. Ubitekerezeho neza cyane, nimba nawe hari ubukwe wigeze kumva bw'umusitari, ntabwo wigeze umenya ngo buzaba ryari, bwaba ubwa Meddy cyangwa ubwa The Ben, ahubwo mwumvaga bwabaye. Niko rero abasitari bakora. Abangaba nabo rero ibanga narikuye hehe, kubera yuko aba ni abashuti banjye, duhuje umurimo, twese dukora sinema, dukora ibintu by'amafilime, nanjye buriya ndabikora kenshi cyane. Rero narebye kuri stati zabo, mbona babipostinze mu ibanga, mbona ubukwe buzabera Kabeza, mbona ibintu byose uko biteguye. Niko guhita nanjye rero mvuga ni reka nze ndabura inshuti zanjye zigera ku bihumbi bingahe byose byemeye kujya bikurikirana inkuru zanjye, mbarabure mbasangiza aya makuru kugira ngo uwo munsi mutazacikwa. Ari nayo mpamvu rero nahise nyine nzana iyi nkuru. Ubukwe bwa Nyambo noneho muri uku kwezi kwa 9 burajya hanze kabisa. Ni ukujya uhora na megabyte zawe ubukwe bugiba, umuhango ugitangira. Njye nzaba ndi tayari cyane kwinjira aho bwabereye kugira ngo mbashe kukwereka byinshi kuri uyu mukobwa Miss Nyambo. Abenshi bari bazi ko atazashaka ndetse abenshi bakanibaza uwabakundana nawe, ariko n'uyu nguyu nta wundi, yamaze no kwemera kuzaba umugore we w'ibihe byose, umutima w'urugo. Miss Nyambo na Titi Brown rero mubifuriza amahirwe masa n'urugendo rwiza mu bijyanye n'urugendo rw'ubuzima mu rugo rwabo. Nimba mwari musanzwe mubakunda, hari benshi nzi ko mukunda Nyambo, Miss Nyambo, ndabizi ko mumukunda cyane. Rero mwandike muri comment mumwifuriza kuzagira urugo rwiza. Mukanya ndaza kubatangariza igihe n'amatariki ubukwe bwabo buzabera.
kuganiraho. Ntiwibagirwe gukanda like nimba wakunze ikiganiro cyanjye n'amakuru nagusangije, kandi ikindi ukore subscribe kugira ngo inkuru n'ubwo bukwe nibujyaho butazagucika, uzaba uri tayari. Komeza kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Ciao ciao.